nguhunda imivugo ntunge miteka n'uduhozo bituneteze n'ejo bundi ungezeyo shenge we mwiza wanjye nzajya nguhimba utuzina tuzirine. Ndagushimiye kuko uyu munsi twari dutegereje twese by'umwihariko abageni bacu abanye nabo mu myiteguro itariki Imana wemeye yashyizeho kugira ngo bazabone ufite kabyanyu bagere gusezerana imbere yawe gusezera bagishyize mu maboko yawe uzatwishyura amaso yawe igiciro cyinshi uba ari igisani cyose cyawe n'abanyamuzika cyangwa natwe gahunda zose z'imbere tuzishyize mu maboko yawe izina rya Yesu Kristo. Nurirukanga guhora kandi ngukundiho guza nzakujyana ku kagezi kamwe gasuma kakumporeze shenge we mwiza wanjye inyenyeri z'ijuru. abana n'abamarayika rero turabasezerana muzabane mu mahoro mubane mu urukundo rw'uyu munsi rwabafashe muri fiyansaye rukabaherekeza mu kazi n'izamuka kabuye muje kwiga umunsi twabakuriye hano Mushongi byanabagoye bamwe nk'abavuye za Rusekera bakaba baje gusezeranira hano abandi mufite aho mwavuye ukajya usikana kumenya gute urugendo rwagejeje Mushongi ngasezerana tugataha tukazirikana kuri ako kantu icyabahuje. Imana rero izabafasha icyo tubifuza icyo ababyeyi babifuza ku bana tuje kubashyigikira no kubasezeranya ngo mubane gikirisitu. Abana ni exercice ni umukoro. Abana n'umuntu imyaka mufite byose mu 2021 background ye yose amateka yose mudafitaye mudahuje ubwenge imyaka uburere n'umugabo ngo kubishyira hamwe ingeso buri wese akagenda asa n'aho yitazize kugira ngo muhuze zishobora gukora indahuro n'ibyo kuzana ibice iwanyu ukabona n'iwanyu kuzabiza byaba usanzwe kuzimuranza. Turabifuza rero ku bana icyo cyatuza nabyo bisaba rero icyo cyatuza kugira ngo tubwire ko turashyigikiye muzadutereke abajyanama b'abantu babaherekeje ababyeyi baba bafite ntabwo ari ukurangiza umuhango by'amafiyeri kuri uyu munsi bose yigira abantu ahubwo bubatse umunsi uko mubigenza ariko urugo rusaba isengesho Imana mukayizirikaho kajya munamenya no gutabaza no gusaba imbabazi zaho birimo kugenda neza no kugisha inama abajyanama neza. Imana rero kugisha ibyiza neza n'abajyanama ugomba kubanza kubatizwa mbere y'uko usezerana. Yosefu mutagatifu
mugaragaze ibyifuzo byanyu bifitemo mu mutima imbere y'aba bakirisitu n'ababukereye kubashyigikira baje kuba isakaramentu y'ugushyingirwa umugore n'umugabo ntibari hafi isakaramentu sipesiyali twebwe tuba abatangabuhamya padiri abahagarariye kiliziya n'umucamanza kugira ngo uzamuhamya wa kiliziya byandika no mu bitabo uzavuge ko mwabana mwasezeranye hanyuma ariko n'abari bakaba ari letemwe nabo ni abahamya ntabwo wasubira inyuma ariko mu gihe sinasezeranye n'umugabo nari impari uhagarariye imana n'abari abari bahari bahagarariye kiliziya na sosiyete niyo mpamvu ibyo yimwemeje ubyemeza ubudasubira inyuma niyo mpamvu muraba yabitekerejeho nuko kubabaza nuko kugira ngo dutange umugabo biri mu mutima yanyu mubivuge kandi mu ijwi riranguruye buriya mbajije ntusubiremo ntabwo nabikwemerera niyo mpamvu ngiye kubabaza muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi ni ku bwanyu ni ku bwacu murashaka gusezerana gikirisitu muzi ko mugomba gukundana no kubana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana murabizi turabizi muzi ko abashakanye bagomba kwakirana ukumva abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira gikirisitu murabizi muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago murabizi ubwo mwifuje kugera isezerano ryo gushyingirwa ubutagatifu nimuhane ibiganza imbere y'Imana na kiliziya umwe abwira undi isezerano rye muhane ibiganza Jewe Nshimiyimana Eric nemeye ko wowe Mukeshimana Seretse imbere yawe umugore kandi musezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba mu buzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubona iteka ryose kugira ngo nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu nuko rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye amen. Impeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza umwe ukomeye aho uzabageraga imbere ya isezerano ryo gushyingirwa turakwinjiza rero izwi umugisha wawe maze abagiye kuzambara bazahora bakora gushaka kwawe bakuru amahoro yawe bazabana iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
uzakirana umutima mwiza abagendera bose kandi urugo rwabo rurabe nk'ubucyo bw'abafite intimba abakozi gufashanya abagendera bashyigikiwe nawe abakozi gukora ugushaka kwawe n'isi yose n'ubuzima bwabo abakozi kugisha inama no kwisungana mu migambi yabo yose abakozi gukubutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo maze bafashe urabona ko uzafasha abandi uzaba kuyoboka maze rero nyagasani rero ukunda ubuzima bajye bahora bashimira urukundo wabahaye kandi bagusabye kubakomereza kubwa Yesu Kristo umwami wacu ushobora kwisiga mubishimire mubahe amashyi
Sabe? Ugeze mu turakwinginze ashyira ibituro tugwere duhimbaza isakaramentu ryo gushyingirwa ubwo ari wowe soko yaryo urabe n'umurinzi utuma ridahungabana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nzagaza Yesu n'abane namwe Kristo umwami
abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwebwe mwese iki ngiki koko umubiri wanjye ugiye kubatambirwa. nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro y'agashira nuko aheza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwebwe mwese ngiye gukora umurimo w'amaraso yawe ndetse n'icyo kandi z'ababiteka yagiye kunyurwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha bivuge mubikora n'urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. none rero yagasana igihe turi kutunyuzwa by'umwana wawe turi turatanga ubugingo hamwe mu mukiro dushimira batumye turi no gushimira twageze amaturo kandi turakwinga kwiyoroheje twebwe abasangira mu maraso bya kristo n'umufasha tubuze urugwiro. nyagasani ugakiza yawe ku isi hose maze yo kujya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu francisco umwepiskopi wacu matiyasi musengamana n'abatorewe umurimo wa bose. mana yacu ivuga kandi aba bageni eugene na aline denise umugabo we erike jean claude na francine uwera bamaze guhabwa isakaramentu ry'ugushyingira nibo bafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo. ubahe kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yawe ubahe kuramba umunezero no mu mahoro. turagutura n'umuvandimwe wacu jean claude winjiye none mu muryango wawe abikesha abatisimu ahawe wemere ko izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. mana yacu wibuke kandi abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe maze ubakire urumuri ruturukaho. twinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na bikira mariya umubyeyi mukuru w'imana, yosefu mutagatifu umugabo we, intumwa zawe ntagatifu, mutagatifu yohani batista umurinzi w'iyi paruwasi yacu ya Burehe, mutagatifu sikolastika duhimbaza uyu munsi n'abandi batagatifu bose bakunyuze ko byagiye bisimburana. nuko hamwe n'abo tuzagusiga tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyirwa na Kristo bahabwa hamwe nawe kuberwa muri we n'ubwaro mutagatifu kuko ibihe babisigira n'iteka. uko twabwirwa n'umukiza wacu Yesu Kristo akabitwigisha kandi kumwumvira kugira ngo tuti dawe mu ijuru turakwinjiza nyagasani ikibi byago byose niwe turi musakane w'amahoro niyo nawe turengere igikizi cyacu cyose giturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe tugasizira amahoro muhaye amahoro yanjye ntibite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe amahoro kandi wumvire mu bumwe n'uwabo uzategeka iteka byose. mugire iteka amahoro ya nyagasani urukundo rwa Kristu twifurizanya amahoro.
ishyigikire aya masezerano yishingirwa wihangiye mu bugenga bwawe kugira ngo ababumbiye hamwe ngo abane gikristu bagasangira ukarisya n'agakristu ubaye kugira umutima umwe mu rukundo rumwe kubwa kristu umwami wacu. Ndasaba ko mufasha tugaha abageni amashyi menshi cyane rero turashimira Imana yadufashije kugera kuri uyu munsi wanyu, tugashimira imiryango, umuvandimwe n'inshuti babafashije babashyigikiye mwaduteye ibyishimo. Iwanyu mu giturage bameze neza barabategereje. Imana rero ikomeze bagire neza ibafashe rwose, tuzahora twishimira kumva mubanye neza mumeze neza, mwabyaye mukabatirisha abana bagahabwa bagakomezwa, tuzishimira kuba ko muri abakirisitu. Hanyuma ababyeyi namwe tukabasaba nyine kubyara kujyana no kurera, gukomeza kubashyigikira isengesho, inama nziza, amikoro, urugo rushya mukagenda mubafasha kubashoboza kuko Nyagasani namwe abafashije. Turabashimira rero no korali mwaje gushyigikira aba bageni, mwatugiriye neza, namwe mufashe abaha amashyi. Rero mwihute kugerwa mu rugo n'amafunguro nimutinde munsi. Nyagasani Yesu nabane namwe, Imana Data uhoraho Uwiteka nabakomeze mu rukundo mufitanye, maze amahoro ya Kristo asakaremo kandi aganze mu ngo zanyu. Muzagira umugisha mu rubyaro rwanyu, muzagira inshuti zibagoboka kandi muzabana na bose mu mahoro. Murabane urukundo rw'Imana mu bantu kugira ngo imbabare n'ibishimwe muzaba mwaragobotse, umunsi umwe zabakirana ishimwe mu ngoro ihoraho y'Imana. Namwe mwese abateraniye hano ushobora byose n'abaho umugisha w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristu. Imitaga itasi n'isuba